zihope kugira kuntu wangwanaho kunabona kandi gakweto do ngiye kuja gusenga Imana siraguha inkweto zinzanye amafaranga urambeshaga buri munsi ugiye gusenga amashengesho yawe ngewe nta shasi nyashira make none si uri kumugoro ngiye gusenga uwambe ngiye gusenga ucumwe gusenga kangaye mu munsi uruka kuja gusenga naho wagiye yoro nagiye gusenga amasengesho magufi eko si none iyo musengeraga kure ko uvuye gusenga uzira ukumva ngo umugongo guruka kujyara تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا ubwo namukanye ushobora kumva ngo ngiye gusenga urasenga ibibazo mu rugo nakanga ntibishira izo insengero ni bwoko kira abwo reka ngende nanakerewe reka ngenda nje kwisengera genda nzaba mbarirwa sha mujye musenga ariko nyamara nanjye ni mfite urugendo genda tuza kamanza njye siporo Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Ogo yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Singina nime nibereye kutwanje rebe ko ibyiriwe ku mbuga nkoranyambaga yewe we uyu si foto ndi kubona uyu si wa pasiteri ra mbuga nkoranyambaga sawa umugabo ncitse imyenda si yo noneho ndayibika ngira aho ntaba yankurikiye akaba ari kumbona buriya si ureba ngaki ziri ikindi mbihorera ariko ikibicuyu nuko navugaga ngo nkambihorera nose wavuga ubiruka birangiza mwese kubera iki reba igihe twicariye hano nyine vuga ijambo ugiye kuvuga rasa ku ntego intego yihese ubu igihe twicariye hano mwabuze n'ahantu twajya gusumba bora ubwo se bora hano hari ahantu ho kubona twasumba bora nicecekere ese mbona ntabwo bankubise itino ryo mu kibuno ntabwo bankubise itino ryo mu kibuno ngiye kwiba inkoko kwa rukibacyuye nukuze umuntu umugabo nka muntu urahanga ukajya kwiba inkoko itabuze njyewe mbaza njye nagiye kwibasura ngiye kwibasura uzi ko bari banciye umugongo mwese murebe coco ewe ntabwo uzishanje nangiye kwa telefone bari banemye umutwe ese ubundi ibintu bitarimo ibihumbi umutwe bari bawutemye ibintu bitarimo ibihumbi 30 murinda Ekayo kare iPhone. Yari iPhone. Ubwo uri umuntu wiba iPhone. Gato bose ukoze ikiba. Gato biri cyakoze. Nago mubi. Burasa ureba. Hari ikintu kimwe. Mutazi. Mupanze gahunda nziba. Turi kukoza ukoze iki wewe. Nyine mutega amata. Jejo bundi hari ahantu nagiye gusumba bora. Urumva? Imeze ute? Igare amakasi kabiri. Urumva? ariko none siryo garuza turi twarigera mu kasike Technology Chamubarize ari ikintu kigana sizo baye mu matara nyine mwaneka ma kasike imwe igura ibihumbi bingahe mbese kasike bayigurishaga yo nyine kiwani kasike igura 30 akira rata uri umuntu wo mu star none se ubone nande sinari kuvuga ngo uri mu star nese ko tangiye kunyihama banze ntega amatwi mbapangira indi plan y'ahantu tujya gusumba bora urumva njyewe n'ibyigare niba amakazike ntabwo nari nabarangirije
gusumba bora gusumbya abandi ni hece za zindi bakoresha intuzi bakoreshaga muri studio igenze ute se kandi wowe reba kari reba hariya sama iyo ngoze wiyemeraga iyo ngoze wogerayo iyo ngoze umva se iyo ngoze Shabarambya burarenze ga yego ngo we garuka garuka ariko ni igeze waburetse garuka hano weho garuka nawe atinya kare garuka bya bintu ntabwo ari sawa nawe kandi uziziki sakwanze aguciye amazi hoya njye amazi arambaje ngo muri umusirikare ndavuga ngo umusirikare ngo anyereka siporo wakoze mitamwereka ko nize nagiye no muri marine nkajya ndekora amaprolonge irandi prolonge nandi gukora wagikoreye he reka nkwereka nakati none se ubwavuga ko niko k'abasirikare wapi aho uratubesha reka aho uratubesha yemba uretse nkajya yose shamamba agiye reka turebe shamamba yageze reka turebe ariko wagenda se wagitondera aha yewe ko ndagerayo ra mbese uri kukiri kugenda gahoro gahoro ko ndagerayo gutera urushi turi kureba ko ndagerayo mwa hariko uragasaza uri kugenda ku kabando imvi zarakwishe daje ndababwira ariko shama wajura natinyu none igihe wagenda kutana musuki wakitonda mwa kuri kumusozi uri gutitira wakitonda mwa uri gutitira oya buretse buriya uzi ite Uvune basi mbo ushaka iki njyewe uzi ikintu nshaka kumubera gusa kugira ngo bicucu mbyemeze uraje ariko kwirata we bakunasa kandi nje nanone nakubwira byongoka ibyunguka n'izi pataro zawe ntago uza ahantu nayiguriye wowe urasekeje buriya njyewe iyi pantaro ishobora kuba imeze guca none se si iri jana ntago warikorera ese none ko abakobwa b'iyi minsi mwabaye muto bana ijana ryawe hano harimo agakingirizo bana ijana ryawe ntose ese samaze nanze umva se tuza iki gice cyose ngo banza umuhabere isuku gaji ndaje hanze ari tugende ntabwo se baratubona tugende tugende rero wagiye umusirikare mwa umubiri
ko wasinzira. Te mwana wa. Wese ko mukanya ko nagushatse hano nkakuburo wagiye. Nagiye gutemberera harahi. Uvuye amahoro se? Ako si mama. Mama. Yagiye gusenga. Ego. Utambwira ko ari mbonye ari kumwe na shamama. Ugize ngo iki? Mubonye ari kumwe na shamama uko muri. Shamamba si uwuhe? Mbona bagira inkirahi. Tugende. Tugende mwana wo. Tugende umunyere. Mana yanje we. Ibisi byajanye ngagiye gusengara. Ibisi byajanye ngagiye gusenga. Bana bantoragura urwo rufunguzo n'ibyo bintu. Ibisi byajanye ngagiye gusenga. Ngiye kubaga umuntu cyangwa naka kantu. Ngiye bari he. Nibitawe n'ijambo ry'Imana zose. Ibisi byo igitenga cyo sicanyo. Ikisicanyo. Muhoro wanje. Kanu cyashya mamba. Shaka mu biganza byanje. urabomeka si ukubana buri bagiye isuka bakamufasha bakabari gukurikirana none se afite n'amahoro afashe n'umuhoro n'amahoro ariko kubita hasi man cyangwa asanga ashaka ari kumuyobora tugende hari igihe byaduha amafaranga tugende turwara wagenda tukareba aho yari gute wanyiza umugore wanjye yapfuye uziko cyane yapfuye shama ndavuze ko nzana mukuvuka njewe shama nishaga uramwishe none si we yapfuye barafunga umva barafunga yapfuye